Alright, twongeye kubaha ikaze tunabashimira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba avugwa haba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo ibwota amasimbi. Niyo mpamvu tubashimira rero mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi, muri abantu b'ingenzi cyane ndetse nawe uri mushya kuri uyu muyoboro, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'amakuru cyangwa se inkuru ndetse n'ibiganiro byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Alright, rero twihuse rero nk'uko mubibona muri screen, twihuse tutatinze mu magambo, ni inkuru tuje kubabwira. Niyo mpamvu nk'uko mubibona dukora uko dushoboye cyane kugira ngo tubatahurire amakuru aba avugwa cyane cyane haba hano mu Rwanda iwacu. Nk'uko mubibona rero ni inkuru tuje kubabwira, ni inkuru yagizwe prive cyane batashaka ko ijya hanze, ariko ni inkuru twaje kubona ku mbuga nkoranyambaga zimwe zikorera hano mu Rwanda, cyangwa se by'umwihariko cyane cyane ibinyamakuru bisanzwe bitangaza amakuru bikora hano mu Rwanda. Rero ni inkuru bari bashatse kugira prive, batashatse ko ijya public cyane, ariko twebwe twashatse cyangwa se twakoze uko dushoboye kose kugira ngo namwe mukoresha urubuga rwa YouTube kugira ngo tubagezeho iyi nkuru, cyane ko ari inkuru nziza, inkuru ku banyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko abakunda uyu musore uzwi cyangwa se wamamaye ku izina rya Ian Kagame. Rero nk'uko mubibona rero ku iyi foto, cyangwa se nk'uko mubibonye kuri cover y'iyi foto, ni inkuru aho byatangajwe ko cyangwa se aho byavuzwe ko uyu Ian Kagame yaje kuba yagaragaza, yashaka umugaragaro cyangwa se yakwereka by'umwihariko ababyeyi be umukunzi we mu ijoro ryahise. Rero ni inkuru yashimishije abatari bakeya, by'umwihariko ababyeyi be ndetse n'abandi bavandimwe be uyu musore, kuko nk'uko dusanzwe tubizi, dusanzwe tuzi yuko uyu ari umusore wicisha bugufi, umusore dukurikije uko tumubona, ko cyangwa se yigaragariza abanyarwanda bose, ni umusore ukundwa, aricyo cyatumye rero bamushyigikira cyane cyane mu ntambwe yateye yo kuba yerekanye umukunzi we. Rero kuri twagiye tubona ku binyamakuru bigiye bitandukanye, aho ababyeyi be by'umwihariko First Lady Jeannette Kagame aho yagiye amwifuriza felicitation ndetse gukomerezaho, kandi anamusabira ngo Imana izagende ibana nawe mu rugendo atangire kugeza igihe bazabishyira ku mugaragaro, bakabihamisha cyangwa se bakabihamya imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko. Ubwo ni ukuvuga igihe bazakorera ubukwe bwabo ku mugaragaro. Uyu Ian Kagame rero wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, hari ngo mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 18, ariho byagiye bigaruka cyane mu kiganiro cyangwa se mu birori byaranze ijoro ryahise, aho Ian Kagame yerekanaga umukunzi we. Bagiye bagaruka ku mateka ye bavuga uburyo ari umwana witonda, cyangwa se ari umwana mu bana ba Kagame, bigaragara ko ari we mwana ukunzwe cyane n'abatari bakeya mu banyarwanda bitewe n'uburyo yitonda nk'ubwo tumaze kubabwira, akaba ariyo mpamvu yashyigikiwe cyane. Rero nk'abanyarwanda cyane cyane abakunzi be tumushyigikira cyane bitewe n'umurimo ugaragaza urukundo, umurimo wa military ajya akora, akaba ari cyo cyatumye tumukunda cyane, aho tugenda tumubona ahantu habaye ibintu bikomeye, aho ari kumwe na se Perezida His Excellence Paul Kagame, aho aba amurinze cyangwa se abarinze n'abandi bantu, cyangwa se ari gucunga umutekano w'aho hantu haba habereye ibintu bigiye bitandukanye. Rero iyi ni nkuru twatuje kubabwira, turabashimira mwebwe twabanye cyane, icyo tubasa no gukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'izindi nkuru turagenda tubagezaho nyuma yaho. Izindi nkuru ziragenda zivugwa by'umwihariko zishingiye kuri iyi nkuru yasohotse, nubwo atashatse kwigira public, nibimara kwemezwa ko yajya public nta kibazo, mu buryo bwemewe turaza kubabwira n'amakuru menshi cyane agiye ashingiye kuri iyi nkuru. Icyo tubasaba no gukanda subscribe. Ciao ciao.